Nongeye kuguha ikaze kuri Byikorere TV. Ndagushimira wowe wamaze gukora subscribe. Nawe niba utarakora subscribe wakanda subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana muri video zacu za buri munsi. Uyu munsi ngiye kwereka ukuntu ushobora kwestara WordPress cyangwa se ukuntu westara nanga rushobora ahubwo ukuntu westara WordPress muri mashini yawe kugira ngo utangire gukora website. Nkuko twari tumaze kubiga mu kanya muri introduction, ngiye kwereka noneho ukuntu wakestara WordPress website cyangwa se WordPress software muri mashini yawe. Icyo bigusaba ni ikintu, ni app ebyiri cyangwa se ni setting ebyiri ukenera. Iya mbere ni uko downloadinga WordPress unyuze kuri wordpress.org, ndabishyira muri description kandi abenshi nabahaye link abo turi kwigana. Hanyuma ukaza hano kuri WordPress, iyo ukanze kuri WordPress ihita downloadinga setup. Iyi ngiyi niyo ukoresha ko nyine namaze kuyidownloadinga nta mpamvu. Ikindi utuzangaha kuri Zamp website nayo ndayishyiramo, ni kuri apachefind.org. hanyuma ukaza hano kuri Zamp for window and then ugakanda download, nayo itangira kwidownloadinga ihitizamo hano mu mashini yawe ako kanya, ntago bitinda. Hanyuma hari ubwo bakubwira gutegereza, hano ahangaha ushobora gutegereza akanya gato, ariko already wamaze ukanda kuri hano kuri window, wamaze guhitamo kari window ihita iza ako kanya nta gitinda. Hanyuma iyo umaze kubidownloadinga, icyo ukora ni ukwita ukora installation ira setup umaze kudownloadinga cyane kuri window, kuri Zamp. Uhita uzana muri download ukatureba Zamp dore ngiyi yamaze kuba download, ukanda right click and then ukahita ujya kuri run as administrator cyangwa se run as administrator. Ku muntu usanzwe uzi kuinstalla setup muri mashini bihita byoroha, ntago bigoye. Ugafata ino WordPress yawe, ngiye kure kuno itubigenza. Iyo maze none kuinstalla ino Zamp, uhita uzana kuri this PC, ukazana kuri local disk C cyangwa se C root, ukazana haba handitse Zamp bamaze kugeramo mu mashini yawe, and then ukayifungura ukaza kuri folder yitwa htdoc. Iyi ngiyi angiza ukatucreatingamo folder, ukayita izina rya website yawe, ni urugero wifuza, izina wifuza ko zajya riza kuri website yawe cyangwa se irindi zina ushaka. Wenda akavuga ati wenda kanyite Brave Tech ni urugero, cyangwa reka nyite Byikorere, like Byikorere. Warangiza gukora Byikorere ukahita ugaruka hano kuri download, ukatureba ya folder yawe iyi ngiyi, ukayifungura WinRAR, ukayifungura muri WinRAR archive just always just okay nacyo, ugafungura ino ukabona folder zimeze gutya, ukatuhitamo extract to ikahita ikuzana ahangaha, ugahitamo location wifuza ko ira folder cyangwa se zino file ziri buze kwita zijya kuba displayed. Ukaza kuri ya disk C ugakirikaho hano, ihita ifungura ya Zamp, ukakirika kuri kano ka plus, ugashaka htdoc ngiyi nayo, warangiza ukatuhitamo ya folder yawe Byikorere. Wamara kuyikora ukabona ko hano hejuru nawe yamaze kujyamo, then ukahita ukanda okay. Bivuze ngo zino files zahita zijya kuba displayed muri Byikorere. Hanyuma ukagaruka ukajya gukora check, ugafunga bino, ukagaruka kuri ya this PC, ukareba niba koko files zawe zose zamaze kujya muri ya folder twari tumaze creatinga ya Byikorere htdoc, ukatuza muri Byikorere. Urabona ko files zose zamaze kugeramo. Uhita ufunga hano, ukagaruka noneho kuri Zamp. Twamaze gukora installation ya Zamp, uhita ufungura Zamp. Tugiye gukora database. Iyo umaze gufungura Zamp ihita zimeze gutya. Icyo ukora ukanda hano kuri start Apache and start MySQL, and then itukanda kuri hano kuri MySQL, ukajya hano kuri admin, itugufungurira endpoint ya phpMyAdmin. Iki hita ukora ni iki, uhita uza ugacreatinga new database, turayita Byikorere database, kanandike db gutya, ishyiremo na underscore kugira ngo byorohe. Iri zina ni rya database kandi copy utaza kurikenera. Hanyuma ukatukanda
create, bivuze ngo database ya byikorere yamaze kuba created. Ikindi mita mfungura hano ku ruhande nkandika localhost / ya folder twa creatinze byikorere, niko twayise byikorere gutya. Iyo twamaze gushyiramo za file byose byamaze kurangira, uyifungura. Iyo ifunguye ihita igusaba gukora ama configuration yo tugiye gukora gusettinga database yacu n'ururimi web zabirimo. Already twamaze website yatangiye kuba like yamba tugiye kuyisettinga kugira ngo twinjire aho tuyicreatingira neza. Hanyuma ahangaha uhita mu rurimi ni Icyongereza n'ubundi, ukanda next, warangiza ukanda ahangaha let's go, tugiye gusettinga database kuri website yacu. Ahangaha cyo dukora ni twandika izina rya database yacu. Hano nago washiramo admin uhita root gutya. Aha hari password urayiskipinga na password ushyiramo, warangiza ukazana localhost ni gutya iguma, then prefix nayo iguma ari wp_, and then ukatukora submit. Iyo kanze submit itukubwira ngo run installation. Iyo maze klikanga kuri run installation itugusaba gushyiramo izina rya website yawe ni byikorere n'ubundi tuyita, ariko reka mbishyire muri capital letter like gutya byikorere. Yes. Hanyuma username reka tuyite wenda admin, n'urugero abenshi niko dukubikoresha admin, ariko iri capital letter like gutya. Password reka tuyigire wenda 2020 Kigali a-k capital letter, ngo dukoreshe strong password. And then email reka dushyiremo iyo tubonye yo kushyiramo iyawe ya nyayo, and then tukanda install WordPress. Bifata kanya gatoya ihita ikora installation, urabona ko yamaze kuba installed. And then tukora icyo bita login ikoresha ukoresheje za credentials maze ku creating. Urabona ko ni admin 2020 Kigali gutya, nawe ubwo bitewe n'ibyo creatinze uhita bihuza. And then ino ni interface ya login, ni uzajya ukoresha buri gihe aho waba uri hose mu gihe wamaze guhostinga website yawe, ubasha kwinjira kuri website yawe mu buryo bworoshye. And then ukatukora login. Iyo maze gukora login itugufungurira wait a moment, itugufungurira dashboard imeze gutya, welcome to WordPress, ikatukubwira version tugiye gukoresha. And then ahangaha niho rero ugiye gutangirira gukora akazi kandi. Ahangaha wenda ushobora kugabanya bino bintu biba biri kuri dashboard like nka gutya, no ushobora kugabanya ibigaragara ahangaha wenda nk'ibi by'ama event si ngombwa, quick draft si ngombwa, activity si ngombwa, wenda ugasigazaho sit status. Arangiza ukahita ugaruka hano dashboard yawe nakuntu imeze ni gutya ibimeze. Ushaka kugaterura ukagatereka nk'hano hirya, urabona kuntu dashboard yawe ibimeze. Hanyuma utangira gukora ama installation. Hano barimo abari dashboard home muri rusange, hano habariho post, ushaka creating a post inkuru nk'ibinyamakuru byandika. Hano habarimo inkuru zitandukanye. Hano iyo ugiye creating uzana handitse ngo new post, cyangwa se ugacanga handitse new post, ubwo creating a new post wandika title yayo. Hano hashyira title kandi ko wenda ngo my new post, angiza ukandikamo description. Ahangaha wandikamo amagambo muri rusange, wandikamo description ibyo ushaka. Hanyuma ahangaha hari setting za post tuzazigarukaho, category irimo, tags zifite, featured image tuzamenya icyo ari cyo. And then ukatukanda hano kuri publish. Iyo publishinze already post ihitiza, post ihitiza muri post zindi wari ufite. Ahangaha kuri post my post hano ko nayo yamaze kuzamo iri muri yani categorized, tuzamenya category buri tuzicreatinga, byose tuzagenda tubyiga. Hanyuma hano kuri media ni kuvuga ngo media ni amafoto, amafiles n'ibiki ushobora kwadingamo new media by dragging and drop, cyangwa se ukajya kuri select document cyangwa se file runaka ukayizana ukayishyiramo mu buryo bworoshye. Tuzabigarukaho nabyo. Pages nazo tuzamenya kuzicreatinga neza, ariko tuzimaintaininga, comment tuzamenya uko ikora, appearance ya website
tuzayigarukaho cyane niyo tuzatindaho. Plugins tuziga kuzistara no kuzikoresha. User tuzamenya creating aba user kuri platform yacu, ndetse no kuba managinga. Tuzamenya tools ibyo bimaze ibingibi. Tuziga settings za WordPress guhera kuri general writing, reading, discussion, media, permalink cyangwa se permalink cyangwa se na privacy, nayo tumenye ukuntu bikorwa byose ibingibi kuri tuzabigana kuri platform hano. Icyo nagusaba ni ikintu gukanda subscribe hano, ndetse ukaba unahari kuri link y'abantu turimo turigana muri no course ya mbere twakoze yo kwiga WordPress. Rero nawe niba ari ubwa mbere wari ubibonye ukaba wifuza kumenya byinshi, ndagushishikariza gukanda subscribe, ndetse no gukomeza kubana natwe mu byo turimo turakora hano. Amasomo azagira ageraho mubashe kubikurikirana, ariko just in case wifuza kumenya byinshi kuri byo waturicinga. Twitwa BYIKORERE Company Limited, nako twateguriye isomo, ariko muzajya muri kurikirana no kuri BYIKORERE TV. N'ikindi wifuza gukora website, wifuza gukora hosting n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, muri BYIKORERE Company Limited turagufasha. BYIKORERE turahari ku bwawe kugira ngo tugufashe gukabya inzozi zawe.